Yes, turabasuhuje mwebwe aho muri hose rero mu mpande enye z'igihugu, tubahaye ikaze ku makuru y'ibyamamare. Hanyuma amakuru rero agezweho kuri ubu ngubu, icyo nakubwira ni uko rero mu bamaze iminsi biyita abarwayi cyangwa se ku bavuga yuko barwaye ubugabo, kuri ubu ngubu rero leta yamaze kubageza muri gereza kabisa, bamaze gufatwa kuba aho bagendaga muri izi mpande enye z'igihugu, bagendaga bavuga yuko barwaye ubugabo, aho rwose batatinye gufata ubugabo bwabo bakabubeshyira yuko burwaye bari gushaka amaramuko. Ariko muri aba bafashwe n'uwo bita Zirimwabagabo Didier wo mu karere ka Nyanza, ndetse n'aba ngaba b'i Rusizi babaga mu mujyi wa Kigali, harimo n'abazaga mu mujyi wa Kigali bari bafite mikoro, ndetse yagendaga atari umwe, yagendaga afite n'undi muntu umuherekeje, aho bagendaga bavuga yuko rwose barwaye ubugabo, aho bidahagije bakubwiraga na nimero ya telefone cyangwa kode. Aba bagabo rero bakaba bamaze kugezwa mu maboko ya RIB. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze kwitaba RIB rwose kabisa, ikaba irimo ibakurikirana. Hanyuma mu yandi makuru, icyo nakubwira ni uko mu makuru y'imyidagaduro, aho Wasiri akomeje kwifatira umugabo bita Jangwani, akamubwira ati ikipe yawe iri hanyuma. Kuri ubu ngubu rero ubu Jangwani akaba avuga ati nta kundi ndemera icyaha, kuko ikipe ya Rayon Sport iri hejuru cyane. Uwo ni Wasiri kabisa wabitangazaga, aho yarari kuri ikinyamakuru cya Radio Rwanda, aho yarari rwose kuri Radio Rwanda arimo atangaza avuga ati yewe Jangwani urajya he ko noneho naje. Naho mu yandi makuru, ubwo uyu mugabo Irene Murindahabi yaramaze igihe kitari gitoya atari yashaka umugore, aho yaje nawe rwose mu minsi ishize aje kubishyira hanze akavuga ati uyu munsi ni wo wanjye. Naho ubundi byari birambiranye, abantu bibazaga byinshi cyane. Kuri ubu rero akaba yamaze gushaka umugore. Hanyuma icyo twibaza ni abandi basigaye, benda reka dutegereze ubwo Rene yababanjirije, wenda ubwo nabo bazageraho bagira icyo bibwira. Yari amakuru y'ibyamamare ngaye nguko, reka twongere ubutaha tuzasubira. Njye mwumvaga yari